amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Reka turebere hamwe impinduka zimaze iminsi ziba muri leta ya Ukraine, aho Zelensky arimo gukora icyo yise new approach. Rero bivuze iki? Murabizi Ukraine iri kwitegura kwinjira mu matora, hari byinshi biri gukorwa kubera ko Zelensky agomba kwisobanura imbere y'abaturage mbere yuko yinjira mu matora. Akaba yatangiye rero icyo yise new approach tugiye kuganiraho muri iyi podcast. Turanaganira kandi ku ruzinduko rwa Erdogan, umugabo w'amayeri menshi n'ubwenge bwinshi cyane. Uyu amaze iminsi ari mu ruzinduko muri Russia, aho yahuye na Vladimir Putin baganira kuri diru y'ibinyampeke. Turaza kurebera hamwe rero ni iyihe diru babashije gukatinga Erdogan na Vladimir Putin. Iyi ni Waka Waka podcast. Yes, rero nkuko mubizi Ukraine iritegura kwinjira mu matora. Ni Ukraine imaze iminsi iri muri contre-offensive yari yaramamajwe cyane ku buryo abanyaburayi bashyizemo imbaraga nyinshi cyane, bahereza Ukraine ibikoresho byinshi cyane, bayitoreza abasirikari, bamamaza contre-offensive ku buryo twese twari tuzi ko igihe izatangirira abarusiya bazahita bayabangira ingata bagataha mu Burusiya. Ibyo rero siko byagenze, kubera ko contre-offensive igitangira abanya-Ukraine bahise batangira kuhaburira ibikoresho byinshi cyane, kandi kubera ko byakorwaga n'amadrone, amashusho yakomeje kugenda asohoka agaragaza uburyo ibi bifaru cyangwa se ibikoresho by'abanyaburayi bikomeje gusenywa. Abanya-Ukraine bahaburira abasirikari benshi cyane. Ibyo rero biratuma Zelensky mbere yo kwinjira mu matora, tunaretse na report agomba guhereza ababosi bamusapotinga, ariko mbere yo kwinjira mu matora agomba kubanza agasobanurira abaturage ibintu ABCD, kubera ko niba yaratowe yarabijeje ko impamvu buriya Zelensky bamutoye kubera ko yari yarabijeje ko azasoza iki kibazo cya Ukraine na Russia. Ibyo ngibyo byabayeho mbere yuko abarusiya batangiza operation yabo ya gisirikare. So rero uyu Zelensky urumva ko afite byinshi byo gusobanurira abaturage, ariko nanone hakiyongeraho ikibazo cya ruswa no kunyereza umutungo biri muri Ukraine. Ruswa ni ikintu cya karanda ahangaha muri iki gihugu, ariko ibimaze iminsi bivugwa bikababaza abantu, bikababaza n'abaterankunga babo. Ni ruswa no kunyereza umutungo bikomeje kubera muri ministeri y'ingabo za Ukraine cyangwa se mu gisirikare cya Ukraine. Hagaragaye komande bagiye bakora muri Turkey, na hari inganda zikora iriya myenda abanya-Ukraine bakoresha ya gisirikare, ariko izo nganda nazo zikaba ari iz'abanya-Ukraine ziba muri Turkey. Ugasanga nk'umwenda bakagombye kuba ugura nk'amayero 40, barimo kugura amayero nk'J140 cyangwa se 80, ariko cyane aho ibintu byabaye akavuyo cyane, binatera ikibazo muri iki gisirikare cya Ukraine. Ni kubijyanye n'ibyo kurya. Ibijyanye n'ibyo kurya no kuvuga ngo nk'ikiro cy'ibirayi bakaguze, tuvuge wenda nk'amafaranga 500 y'u Rwanda, ugasanga cyandikiwe nko gukuba 3 cyangwa 4, cyandikiwe nka 20. Ibyo byose rero byabaye iyi ministeri y'ingabo iyobowe n'umugabo bita Rozinkov. Rero uyu nguyu niwe ministri w'ingabo z'abanya-Ukraine, Ibyo byose byagiye bibaho mu butegetsi bwe reka mbivuge gutyo. So gusa ikintu kimutabara nuko mu ma-contract nta hantu yagiye asinya, ariko wubwe kuba byarabaye ari mu gisirikari hakabaho ko kwibwa kw'amafaranga angana gutyo, hakabaho kunyerezwa amafaranga bingana gutyo, aho bagiye bagura amakoti yo mu gihe cya sama bakagura yo muri hiver, ugasanga ibiciro biri kuba nk'inshuro nk'eshatu. Ni ibintu rero byakomeje kubabaza cyane abaterankunga ba Ukraine, bikaba nabyo biri mu byo numva bishobora kuba byatumye Zelensky yirukana Rozinkov kuri iyi ministeri y'ingabo y'abanya-Ukraine, kubera ko ibi byose byagiye biba munsi y'ubutegetsi bwa Rozinkov. Hari n'ibindi bintu byinshi mu gisirikare cya Ukraine, buriya habamo ibintu byinshi cyane, uburyo binjiza abantu mu gisirikare, bakandika imibare myinshi cyane y'abasirikare, umubare urenga abasirikare bafite ku rugamba. Sometimes abanyamerika bakavuga ati abanya-Ukraine bafite 30,000 kandi wenda bafite 15, ariko ibyo 30 byose bihembwa. Ariko nge narabibabwiye, ndababwira ko Rozinkov muri ministeri y'ingabo ntashobora kwiba wenyine, abafite abandi muri iyo ministeri bafatanya kwiba.
kandi icyo gihe cyose yamaze yiba ntabwo yashyiraga mu mufuka wenyine. Zelensky byamugeraga, njye narababwiye ko bizamuka bikazamuka bikagera kuri Biden, kuko Biden nawe ntashobora gusohora miliyari zingahe zo kugura ibyo bifaru n'ibiki, ko murabizi byose bigurirwa muri Amerika, amafaranga ntabwo asohoka muri Amerika, ntabwo ashobora gutangira iryo soko nawe hadafitemo komisiyo runaka. Ibyo rero nibyo abanya-Ukraine kugeza uyu munsi barimo kuzira, akaba ari nacyo Zelensky yise new approach. Muri iyo new approach rero twabonye ko we yazanye gusimbura Reznikov n'uwo bita Omarov. Uyu nguyu rero akaba ari uwari usanzwe ashinzwe imishyikirano ya Ukraine hagati y'abanya-Ukraine n'Abarusiya. Uyu niwe wagendaga ahagarariye Ukraine. Uyu rero Omarov niwe wagiye mu mishyikirano y'ibinyampeke, niwe wagiye muri ya mishyikirano yaberaga muri Turkey intambara ikirangira, niwe ujya mu mishyikirano ijyanye no kugurana abasirikari ku rugamba. Ni umuntu nawe wari uri active cyane ku rugamba. Uyu rero akaba ari we uri gusimbura Reznikov. Rero ukaba wakwibaza uti se kuba bazanye umunegotiator mu mwanya wo wari uhari Reznikov, bakaba bazanyemo Omarov usanzwe ari negotiator wa Ukraine, wakwibaza uti se Ukraine yiteguye kujya mu biganiro, noneho itangiye kuzana abantu bashobora kuzayifasha mu biganiro. Icyo ngicyo wakibaza cyane, ariko nanone ukongera ukibaza ko bishobora kuba ari ubutumwa Ukraine irimo kugenera Vladimir Putin n'abaturage bo muri Crimea, kubera ko uyu Omarov akomoka mu bwoko bw'abatata, ni ubwoko bw'abantu bakeya batuye hariya muri Crimea. Ukaba wumva ko rero uyu Zelensky ashobora kuba ari nk'ikarita akinnye yo kwerekana ko akibara cyane kuri Crimea, cyangwa se akaba ashyizeho umuntu ufitiye umujinya Putin. Ntago twamenya, tugiye guhita tubireba, gusa mu minsi mike haraza kubaho impinduka, nk'uko Zelensky yabyise ngo ni new approach. Mu minsi mike turatangira kureba iyo new approach ibintu iri buze gutangira guhindura. Rero nyuma y'uko uyu Reznikov avuyeho, akomeje gukora ibiganiro hirya no hino yerekana ko ari inyangamugayo, ko izo ruswa zose zivugwa ntaho zimufata, nta naho zishingiye. Na Ukraine rero nk'umuntu w'inshuti ya Volodymyr Zelensky, biravugwa ko uyu Reznikov ashobora kuba agiye koherezwa kuba minisitiri kuba ambasaderi mu Bwongereza, akajya guhagararira Ukraine mu Bwongereza. Ibyo byose rero ni ugukomeza tukabirebera hamwe, ariko navuga ko Zelensky aracyarimo gusaza imigeri, reka mbivuge gutyo, aracyarimo gusaza imigeri, kubera ko kwemera ko yatsinzwe ni ikintu kikimugoye cyane. Aracyashaka ikintu cyatuma asunika iminsi, abeshya, dore ndi guhindura ibintu, dore byari bikaze hano, ndi guhindura ibintu, nazanye undi muyobozi, ibintu bigiye guhinduka, bakamwizeraho nk'ukundi kwezi cyangwa se amezi abiri, akaba atarataza. Ariko niko abanya-Ukraine benshi barimo kubizira, kubera ko aya makosa yose ya minisitiri w'ingabo, hari nk'ikintu kibabaje, hari nk'ahantu ripoti zasohotse zerekana, zivuga ko muri iyi minisiteri y'ingabo z'abanya-Ukraine, abafande bamwe na bamwe bafata abasirikari bakabajyana kuri shantiye zabo kububakira. Muribaza icyo kintu? Mu butegetsi bw'uyu Reznikov, abasirikari bashobora gufata abasirikari be ayobora akabajyana kuri shantiye ye bakamwubakira, ku gihugu kiri mu ntambara, ku gihugu kiri muri contre-offensive. Byonyine ibyo bintu hari abasirikari ntago bibashyira mu mwuka mwiza, ubuzanye esprit ari nziza ku basirikari bari kuri front line. Ni nayo mpamvu ubona ko abanya-Ukraine ahantu henshi bahita bamanika amaboko. Nejo bundi nahoze mbona Abarusiya bafasha abasirikari benshi cyane ahangaha mu bice bya Zaporizhia, bafasha abasirikari benshi cyane. So rero ukaba wakwibaza iyi new approach ya Zelensky iravuga iki? Ese ni ubutumwa kuri Vladimir Zelensky? Ese ni Ukraine yiteguye kuba mu minsi iri imbere yazajya mu biganiro, kuko itangiye kuzana abanegotiator? Ni ukureba tukamenya iyo new approach ikintu izazana. Tuzakomeza tugende tukiganiraho tudatinze cyane. Reka twinjire noneho no mu rugendo
urugendo rwa Erdogan yagiriye muri Russia, aho yagombaga kuganira na Vladimir Putin, bakaganira ku kibazo cy'ibinyampeke, kuri deal y'ibinyampeke, aho bakomeje kuvuga ko iyi deal ikomeje gutuma isi isonza. Ni biki baganiriye rero? Mbere na mbere nababwira ko uru ruzinduko rwa Erdogan mu Burusiya, mbere y'uko rubaho byavugwaga ko Putin ari uzajya muri Turkey. Ubu turi kwibaza ibintu byinshi bishobora kuba byaratumye bihinduka, aho kugira ngo Putin ajye muri Turkey noneho Erdogan aba ari we uza muri Russia. Hari byinshi cyane, kubera ko mu gihe Uburusiya busa n'ubuhanganye na NATO, gusanga Putin ari mu gihugu cya NATO mu biganiro n'umuyobozi w'igihugu cya NATO, ni ibintu bitari kugaragaza isura nziza kuri NATO. Hakaba hariho n'ibyo bihano mpuzamahanga, nubwo ntizera ko Turkey ibirimo ibyo ngibyo by'urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho ibirego Putin. Ibyo rero biri mu bintu byinshi bishobora kuba byaratumye uru rugendo rwimurirwa mu Burusiya, noneho Erdogan akaba yaza mu Burusiya, aho kugira ngo Putin ajye mu gihugu cya NATO. Ni ubusesenguzi ni ukubyibazaho, nawe wabyibazaho mu buryo bwawe ukavuga uti kubera iki bahinduye uru rugendo. Gusa njye numva ko impamvu nyamukuru ni uko bashatse gukwepa icyo kintu. Murabibona na Vladimir Putin ntabwo yagiye South Africa, kandi South Africa nk'uko mubizi ntiyashoboraga kumufata. Niyo mpamvu njya mbabwira Vladimir Putin ni umuntu utekereza kure. Niba Bashir wahoze ari perezida wa Sudan aba afite ibirego by'urukiko mpuzamahanga, ajya mu nama muri South Africa agataha amahoro, murakeka Putin ari we wafatwa? Ntibishoboka. Ariko Putin arareba akavuga ati iki gihugu ndaba ngishyize mu bibazo, ndaba mushyize muri metero 5 imbere y'ibindi bihugu biratangira bimanuke, reka nze ntanga amahoro kujyayo, kubera ko na G20 igiye kubera mu Buhinde ntago Vladimir Putin azajyayo. Kandi yahamagaye minisitiri w'Abahinde arabimusobanurira, arabyumva neza cyane. So numva ko rero iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye Erdogan ajya mu Burusiya, aho kugira ngo Putin ajye muri Turkey. Ibiganiro rero baraganiriye, navuga ko nta deal babashije kugeraho, kubera ko Putin yasubiriyemo Erdogan ibyo yari amaze iminsi avuga n'ibyo yari yaravuze na mbere, kubera ko amasezerano ya mbere bakiyasinya habayeho ikintu kimeze nko kuryarya Abarusiya cyangwa se kubagambanira cyangwa se iki, kubera ko murabyibuka aya masezerano ukuntu yari ateye. Abanya-Ukraine bagombaga kujya bagurisha ibinyampeke byabo, ariko n'Abarusiya nabo bakagurisha ibinyampeke byabo, harimo n'amafumbire, harimo n'ibyo basarura mu mirima yabo, nabo bakabigurisha ku rwego mpuzamahanga. Ibyo rero bimaze gutangira, Uburusiya ibyo bwemerewe ntabwo byigeze bikorwa. Rero Abarusiya barabihoreye, bakomeza ayo masezerano, ariko bavuga ko narangira batazigera bayongera. Icyo ni kimwe. Hari n'ikindi twaganiriye muri podcast tuvuga ko Ukraine yahise itangira gukoresha inkombe za Odessa, kuko ari amasezerano y'ibinyampeke. Ikintu yavugaga nuko Odessa itekana n'ibyambu byayo, kugira ngo amato ajya abona ukuntu aza gupakira mu mutekano usesuye. Ibyo ngibyo rero kubera ko Abarusiya bari barabisinyiye, ni nayo mpamvu mbabwira ngo Putin ni umuntu utekereza cyane mbere yo kuba yagira icyo akora. Ni ukuvuga ngo amasezerano barayaretse ararangira, ariko igihe cyose habaga ibitero biturutse hehe? Muri Odessa, ibitero bitera muri Crimea, ibitero bitera ku kiraro cya Crimea ni byinshi, n'ibyagiye bigana muri Sevastopol cyangwa se muri hakurya ku butaka bw'Uburusiya biturutse ahangaha kuri Odessa. So ibyo byose aya masezerano akirangira, mwabonye ko Odessa yahise itangira gutwikwa ku rwego rwo hejuru. N'uyu munsi iracyasukwaho ibisasu byinshi cyane, kubera ko abanya-Ukraine bahise batangira kuhakoresha nka base yabo, bazajya babikamo ibikoresho bya gisirikari ntibirasweho. Ibya bintu byose abanyaburayi babahaga ahantu hari amadepo yizewe bashobora kubikamo ni muri Odessa. Ibyo byose rero Putin yarabirebaga, ni nayo mpamvu uyu munsi Putin avuga ngo hari ibyo bagomba gukurikiza ABCD mu byo twari twarumvikanye, kugira ngo tugaruke muri iyi deal, nuko ibyo byose bibasha kumvikanwaho. Ibyo rero
Erdogan uko mbibona, Erdogan yarabyumvise kandi nawe ahora asaba aba banyaburayi ko ibyo bemereye Uburusiya babikora kugira ngo nabwo busubire muri diru y'ibinyampeke. Aba banyaburayi bagashaka guhatira Abarusiya kugira ngo bajye muri diru ituma Ukraine icuruza, bo ntibacuruze. Urumva ni diru, nawe ntiwasinya iyo diru, ntiwasinya iyo diru mu by'ukuri, nubwo banyura inyuma bagakoresha ibitangazamakuru byabo bagashaka kugaragaza Putin nk'umuntu urimo gutera isi inzara. Ariko ikintu kiri gutera isi inzara ni iki se? Ubundi ikintu kiri gutera isi inzara ni iki? Ntabwo ari intambara yo muri Ukraine. Ikintu kiri gutera isi inzara ntabwo ari intambara yo muri Ukraine. Mu cyumve neza icyo ngicyo, ndagira ngo nanakibasobanurire neza n'umuntu utarukizi cyangwa se n'umuntu nawe ushaka kubitekerezaho abitekerezaho mu buryo bwatubwire no muri message. Ni ikintu gikomeye 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 cyane, kubera ko inzara isi ifite uyu munsi ntabwo ituruka ku ntambara ya Ukraine, ituruka ku bihano abanyaburayi bafatiye Abarusiya. Aho niho inzara ituruka, aho niho murabizi intambara ikijyamo ibiciro ku mabutike hirya no hino byahise byikuba inshuro 3. Hari umuntu mushuti wanjye bita Ja uba muri Norvege wampamagaye uyu munsi, ndanamushimira cyane kubera ko nawe ni umukunzi wa Waka Waka podcast, akaba yarakuye nimero muri description yacu hano muri podcast. Yampamagaye turaganira umwanya munini, arambwira ati natwe hano muri Norvege ibintu byarazamutse, ahubwo ikintu gihari ntabwo leta zishaka ko abaturage bamenya ko hari inflation. Nicyo kibazo, kubera ko izi za Norvege na zaki barabizi ko ikibazo nibo ejo mu gitondo babyutse bagakuraho ibihano byose, isi yasubirana umutekano mu byo kurya. No mu byo Vladimir Putin ejo bundi yavuze ubwo yari kumwe na Erdogan, hari ikintu gikomeye cyane yavuze, numva ko namwe mwacyumva. Yaravuze ati isi ntabwo ifite ikibazo cy'ibyo kurya, isi ifite ikibazo cyo kugabana nabi ibyo kurya. Kuko nizi nkombe za Odessa igihe cyose iyo zifungutse mwarabibonye, amato ya mbere ajya hehe? Ajya mu Burayi. Muri Afrika haza gake cyane. Rero ntibakatubeshye batubeshya ngo Putin yishishije abantu inzara. Namwe muri ku ruhande rwa Neto njya mbabona muri comment, mukomeze mutange comment zanyu ariko mu buryo buri positive. Ariko ikintu ndi kubabwira nuko Putin ntahahuriye n'inzara iri ku isi. Inzara iri ku isi ni ubutegetsi bwo ku isi burimo kuyiteza, ubutegetsi bwa Neto, ubutegetsi bw'abanyaburayi. Kubera ko reka nze mbasobanura ikintu kimwe, ko hari umuntu ushobora kuba atarimo kucyumva. Mbere na mbere ibiciro byatangiye kuzamuka babaninga, turasubira inyuma cyane, babaninga essence cyangwa se ibitoro, cyangwa se babaninga Iran. Iran ni igihugu gifite petrole nyinshi cyane. Icyo kintu cyahungabanyije ibiciro ku masoko. Hakurikiraho kubaninga Venezuela. Venezuela niba atari ya gatatu ni nk'iya kane ku isi mu guproducinga essence nyinshi, ukayihagarika kugurisha petrole. N'ibindi bihugu byagiye bifatirwa ibihano mu bintu bifitiye abaturage b'isi yose akamaro. Aho niho ubuzima bw'abatuye isi bwatangiye kuba compliqué. Kandi mu by'ukuri nimujya kureba neza murasanga iyi systeme y'Abanyamerika yo guhanisha abantu ngo kubafatirira amafaranga, ngo kubafatirira ibihano ngo be gucuruza ibiki n'ibiki, nta na hamwe irabafasha gutsinda. Ngiyewe nibaza niryara aba bagabo tubona twita abanyabwenge, twita iki, niba batabikora babishaka, kuko bashobora kuba banabikora babishaka, bafite izindi kata barimo. Kuko sinumva ko isi ishonje gutya ifite ibiryo byahaza abantu bayituye. Abanyabwenge ifite bakaba barananiwe kugabanya abaturage batuye isi ibintu biyiriho. Ni ikintu gikomeye cyane, numva ko abantu tuzakomeza kuganiraho. Ariko gusa diru yarapfuye, nta diru, amahoro. Iyi ni Waka Waka.